Alright, reka nizere ko aho uri hose ukomeje kumera fresh sana. Nongera kuguha ikaze kuri Fizz TV. Wowe wamaze gukora subscribe ndetse nawe utarayikora, nakubwira ngo uyikore kuko Fizz TV ni home of positive vibes. Nkomeza kukubwira ko twongeye twagarutse muri ya segment yacu mukunda muri bench, this and that, aho tugenda tugaruka hanini ku makuru aba yiriwe avugwa, ariko murabizi ko twebwe twibanda mu bijyanye n'imyidagaduro. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi none izihe nkuru nkuzaniye ziri gutrendinga kano kanya. Icyo nahita nkubwira cyo nuko hari abahanzi hano mu Rwanda batatu bamaze kuba nominated mu bihembo bitangirwa muri Uganda byitwa High People Awards. Bagenda bahemba abahanzi bitwaye neza mu muziki hano muri Afrika yose. Ushobora kwibaza ngo abo bahanzi ni bande? Harimo Elements, Meddy ndetse na Ibihembo. Tukimara kuva ku bya High People Music Awards, turahita twerekeza muri 1:55 AM aho umuhanzi wabo Kenny yamaze kuba yasesekara muri Canada, aho ahafite ibitaramo. Ngira ngo tukiva ku bya Kenny dahita nkubwira ko Kivumbi King wamenyekanye mu njyana nka Madame ndetse na Why ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye, yamaze kuba yatangariza abakunzi ndetse n'abafana b'umuziki we ko agiye kuba yasohora album ye yise Ganza. Ngira ngo turimo dusoza ndakubwira bimwe mu bitaramo byitezwe kuba byaba mu Rwanda muri uku kwezi kwa 11, byitezweho kuzasusurutsa abanyarwanda kubera ko bizaba byitabiriwe n'ibyamamare mpuzamahanga harimo nka Nestisi ndetse na BNX Buju guturuka muri Nigeria. Ibyo byose n'ahandi ushobora kubisanga uretse hano kuri Fizz TV. Nkomeza kukubwira ko ari positive vibes gusa. Reka tudatinze tite dutangira n'inkuru yacu ya mbere y'abahanzi nyarwanda batatu bahataniye ibihembo bitangirwa mu gihugu cya Uganda. Abahanzi b'indirimbo zo kuramya no guhimbaza ngabo Meddy ndetse na Ibihembo bari muri bamwe mu bahataniye bino bihembo. Ukongeraho na Mugisha Robinson wamenyekanye nka producer Element, bashyizwe ku rutonde rw'abahanzi banyuranye bo muri Afrika bahataniye ibi bihembo bya High People Awards. Ngira ngo ibi bihembo bigiye gutangwa ku nshuro ya 13 kandi bikaba bihataniwe mu byiciro 12. Mu mwaka wa 2023 byari bihatanyemo indirimbo Food Toya Blues Melody, Elemental na Loskana ndetse n'indirimbo Bonane DJ Pius yakoranye na Alien Sana ndetse na Bushara. Ariko muri aba bose nta numwe wigeze wegukana iki gikombe ubwo byatangwaga mu mwaka wa 2023. Urutonde rwashyizwe hanze n'abategura ibi bihembo rugaragaramo amazina y'abahanzi bakomeye cyane bo mu gihugu cya Uganda, u Rwanda ndetse na Nigeria. Ni mu gihe ibi birori byo gutanga ibi bihembo bizaba ku itariki 15 Ugushyingo muri Kampala muri Serena Hotel. Producer Element wo muri 1:55 AM yashyizwe mu cyiciro cy'umugabo mwiza wo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, East Africa Best Artist, aha hatanye n'abarimo Bien, Diamond Platnumz, Dramati, Joshua Baraka, Mbosso, Navio, Sheba ndetse na Zuchu. Ni mu gihe Meddy na Ibihembo bahatanye muri ibi bihembo binyuze mu cyiciro cy'indirimbo nziza yo mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba, East Africa Best Song, babikesha indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana bise niyo ndirimbo bakoranye. Bakaba bahatanye n'indirimbo nk'amapozi ya Diamond Platnumz, I Want You ya Bien uyu mwaka ya Levan, Mad Infinity ya Navio, Umichelewa ya Mbosso, Kosho ya Dramati, Zawai ya Zuchu ndetse n'indirimbo Dalila ya Joshua Baraka. Mu cyiciro cy'indirimbo nziza yo muri Africa, African Best Song, hahatanyemo indirimbo yitwa Egu ya Shiken na Mobad, Koma Sava ya Diamond Platnumz na Jason Derulo, Big Baller ya Flavor ndetse n'izindi ndirimbo zigiye zitandukanye. Na abahanzi nka Eddie Kenzo, Fik Maker, Joshua Baraka, King Saha, Navio, Lema na Makula, Sheba ndetse na Streams of Life Choir nibo bahatanye mu cyiciro cy'umuhanzi w'umwaka Artist of the Year. Ni mu gihe cyiciro cy'umuhanzi kazi w'umwaka Best Female Artist gihatanyemo
Carol Nantongo, Ilema na Matovu, Lydia Jasmine, Lema na Makula, Sheba ndetse na Winnie Mnwagi. Mu mwaka wa 2017 itsinda rya Charly na Nina ryatwaye igikombe muri ibihembo bya High People Music Award. Bari bahatanye mu cyiciro cy'indirimbo nziza y'umwaka Song of the Year babikesha indirimbo indoro baririmbanye na Big Farious wo muri Burundi. Naho mu mwaka wa 2018 Bruce Melody yegukanye igihembo cy'umuhanzi wigaragaje muri Afrika y'Iburasirazuba East African Best Breakthrough Artist muri High People Music Award. Icyo gihe yahigitse abarimo Ben Paul, Dalasa, Lydia, Meddy, Nyanshiski, The Band Beka, The Band ndetse na Waiki Benda. Muri uyu mwaka kandi indirimbo binkorera ya The Band na Sheba yahawe igihembo cya Best East African Collaboration muri High People. Yahigitse yo bita Babi ya Avril na A-Pasi, Barua kwa Mama ya Bahati na Eddie Kenzo, Just a Dance ya nyakwigendera Boulevard na AY, Oma ya Charly na Nina na Joe Steady, Throne ya Navio ndetse na King Kaka, Body ya Labadaba na Jody ndetse na Nikungushe ya Will Paul na Rayvan. Mu bandi bahawe ibihembo barimo Knowless wegukanye cy'umuhanzi wakoze amashusho y'indirimbo meza binyuze mu ndirimbo ye yise Uzagaruke. Icyo gihe yahigitse zahabu ya Charly na Nina nta wamusimbura ya Meddy na Habibi ya The Band, mu gihe Slowly ya Meddy yabaye indirimbo y'umwaka mu cyiciro cy'abahanzi bo mu Rwanda. Ngira ngo dukomeze twifurize amahirwe masa producer Element ndetse na Meddy n'uyu musore Adrien Misigaroko baduhesha ishema ukabona hari ikindi gihembo gitashye mu rwatubyaye nyuma y'imyaka yose. Reka tite dukomereza no kuri Kenny Sor aho yerekeje muri Canada. Kenny Sor yerekeje muri Canada aho ategerejwe mu bikorwa bitandukanye by'umuziki birimo n'igitaramo ategerejwemo mu mujyi wa Ottawa ku itariki 15 Ugushyingo ndetse n'ikindi kizabera i Montreal ku itariki 22 nako muri uko kwezi. Kuri wa gatandatu Ugushyingo 2024 nibwo Kenny Sor yahagurutse ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe aho yerekeje muri Canada mu bikorwa birimo n'igitaramo. Afite mu kiganiro dukesha igihe cyagiranye na Kenny Sor yavuze ko agiye ku butumire bw'abakunzi bakomeje kumwereka ko bakimunyotewe nubwo nta gihe gishize avuyeyo. Mu magambo Kenny Sor yivugiye yagize ati, urebye ntago maze igihe kinini mvuyeyo, ubushize ngewe nakoze ibitaramo bimwe na bimwe hasigara ibindi. Rero abakunzi banjye bakomeje kunsaba kujya kubataramira, nanjye rero mba ngomba kubumva. Kenny Sor yavuze ko uretse ibitaramo ashobora no kuva muri Canada hari indi mishinga y'indirimbo hakoreye by'umwihariko nk'izo yifuza gufatirayo amashusho. Uyu muhanzi yerukaga muri Canada muri Nzeri Ukwakira 2023 mu bitaramo bine yahakoreye binarimo ibyo yakoreye mu mujyi nka Montreal ndetse na Ottawa n'ubundi agiye gusubiramo. Kenny Sor yitabiriye ibi bitaramo nyuma y'iminsi mikeya akubutse mu bya MTN Iwacu Muzika Festival yari amazemo iminsi akora bizenguruka imijyi itandukanye y'u Rwanda. Reka twizere ko spectacular Kenny Sor ari buze kuhacana umucyo nk'ibisanzwe. Tukiva kuri Kenny Sor tite tujya kuri Kivumbi King aho Kivumbi King yavuze ko agiye kumurikira album nshyashya yise Ganza abakunzi be. Uyu musore yavuze ko iyi album ateganya kuzayimurikira mu gitaramo ateganya gukorera muri Kigali Universe ku itariki 28 Ukuboza muri uyu mwaka wa 2024. Ganza yavuze ko album igizwe n'indirimbo 12 zirimo enye zari zarasohotse mbere nka Captain yakoranye na A-Pass, Wine, Wait ndetse na Keza. Mu kiganiro cyo kugirana n'igihe Kivumbi yavuze ko yishimye bikomeye cyane kubera ko abakunzi be bari kumva iyi album. Kivumbi King ateguje abakunzi b'igitaramo cyo kumurika album ye Ganza nyuma y'ibitaramo yari amaze iminsi akorera ku mugabane w'Iburayi aho yataramiye mu Bufaransa mu mujyi wa Lyon ku itariki ya 2 Kamena, abikomereza mu Budage mu mujyi wa Hanover ku itariki 15, mu gihe yabisoreje mu mujyi wa Warsaw muri Pologne ku itariki 29 Kamena muri uyu mwaka. Ndetse yanavuze ku mahitamo yo gukorana n'itsinda ry'aba Nigeria ryitwa Delo Entertainment bari kumufasha mu muziki we. Kivumbi yemeje ko bari bamaze imyaka irenga 2 bari mu biganiro birangira bafashe icyemezo cy'imikoranire. Ati nabayisemo kuko numvaga duhuje intego zaho dushaka kugera muri Afrika y'Iburasirazuba. Umuntu yagerageza akaba yanamenyekana, ariko kugira ngo ufate neza umuziki wa Afrika yose bisaba ko twagura umuziki tukajya no muri Afrika y'Iburengerazuba. Kimwe mu byo yemeranyeje na societe ya Delo Entertainment yo muri Nigeria bari gukorana n'amahirwe yo kuba yakorana indirimbo na bamwe mu bahanzi bakomeye bo muri iki gihugu. Ku rundi ruhande Kivumbi yavuze ko
hari bamwe mu bahanzi bakomeye bo muri Nigeria batangiye kuganira uburyo bakorana indirimbo nubwo yirinze kugaruka ku mazina yabo, gusa ahamya ko mu gihe kidatinze abakunzi be bazatangira kubibona. Reka twifurize amahirwe Masaki Vumbi King. Tuhita tujya no ku nkuru yacu ya nyuma y'uyu munsi kuri This and That, aho ngiye kukubwira bimwe mu bitaramo byitezwe gususurutsa abanyarwanda muri uku Gushyingo mu 2024. Abahanzi batandukanye bakomeye bo muri Afurika no mu Rwanda bategerejwe i Kigali gususurutsa abanyarwanda mu bitaramo by'impurirane bizaba muri uku kwezi ku Gushyingo 2024. Mu mpera z'umwaka, by'umwihariko muri uku kwezi kwa 11, ukunze kurangwa n'ibitaramo byinshi biba ku minsi ikurikiranye ndetse bigatumirwamo n'abahanzi bakomeye haba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Muri uyu mwaka hateguye ibitaramo bizabera ahantu hatandukanye mu mujyi wa Kigali. Mu bitaramo byitezwemo umubare munini w'abakunzi ba muzika harimo iserukiramuco ryiswe Access rizahuriramo abahanzi barimo Nest C, Yvonne Chaka Chaka ndetse n'abaraperi 10 bo mu Rwanda n'abandi bagiye batandukanye. Dore uko ibyo bitaramo bitanu byitezwe gufasha abanyarwanda gutangira kuryoherwa n'impera z'umwaka, by'umwihariko muri uku kwezi ku Gushyingo biteye. Reka duhere ku gitaramo cyiswe Shine by Fest cy'umuhanzi Davis D, kizaba ku itariki 29 z'uku kwezi kwa 11, kizabera muri Kigali Convention and Exhibition Village ahazwi nka Kan Kigali. Ndetse uyu muhanzi amaze iminsi agaragaza abahanzi bazatarama barimo abo mu Rwanda cyane cyane nka Bulldog, Bushali, Platini, Rutijower ndetse n'abandi. Undi muhanzi utegerejwe cyane muri iki gitaramo ni Nest C wo mu gihugu cya Afurika y'Epfo. Si ubwa mbere Nest C azaba ataramiye i Kigali, yaherukaga ubwo yataramiraga ibihumbi by'abantu mu gitaramo cyabereye muri BK Arena mu mwaka w'2023. Kabiri rikaba ari iserukiramuco ryiswe Access. Inama ya Access igendana n'iserukiramuco bwa mbere igiye kubera mu gihugu cy'u Rwanda, ikazahuza abarenga 1500 bavuye mu bihugu 50, aho bazarebera hamwe uburyo bwo kubyaza umusaruro umuziki. Iyi nama ibiri kumwe n'ibitaramo bizitabirwa n'abantu baturutse hirya no hino mu bihugu 50, aho kugeza maginga ya arenga 500 bamaze kwiyandikisha basaba kwitabira iyi nama. Abahanzi bazagaragara muri iri serukiramuco bamaze kugaragara ari Ishkevin, Bushari, Rutijower, Impakanizi, Dr Nganji, Betray, Kaya byinshi bo mu Rwanda ndetse ukongeraho n'abandi bo mu mahanga nka Nest C n'abandi bazagenda baturuka mu bihugu bitandukanye nka Afurika y'Epfo, Morocco ndetse na South Africa. Irikurikiyeho bakaba baryita Mashariki Film Festival. Iyi Mashariki Film Festival ni serukiramuco rihuza abantu bo mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Kuri inshuro rigiye kumara icyumweru ribera mu Rwanda, aho rizasozwa kuwa 5 tariki 8 Ugushyingo umwaka wa 2024 muri Kigali Conference and Exhibition Village hazwi nka Kan Kigali. Ni nabwo hazatangwa ibihembo bya filime zizahiga izindi hashingiwe ku by'akanama nkemurampaka kazashingiraho gahitamo bagomba gutsinda. Filime zizerekanwa muri serukiramuco ni filime 85 zirimo 11 zo mu Rwanda zakozwe n'abantu banyuranye, harimo filime mbarankuru, filime ngufi, filime zitambuka kuri televiziyo ndetse na filime zashyizwe mu cyiciro cya filime zo mu Rwanda kizwi nka Easy Watch Films. Na ikindi gitaramo ni cyitwa Friends of Amstel Experience. BNXN Buju ubusanzwe witwa Daniel Tiesa Benson wanamamaye nka Buju ategerejwe i Kigali mu gitaramo Friends of Amstel Experience kizabera muri Kan Kigali. BNX azaba hataramana n'abahanzi b'abanyarwanda barimo nka Kenny K Shot, Mistake, Kiddy, Bruce the First, Iti, Nilan ndetse na Lonena baherutse guhurira mu ndirimbo Mix and Mingle.